abaduteze amatwi mwiriwe ku bufatanye na komisiyo y'igihugu y'ubumwe n'ubwiyunge umushinga duhuze wa Alerte International n'abafatanyabikorwa bawo ari bo Ajiproto Jijukirwa na ARCT Ruhuka ku nkunga ya USAID babateguriye ikinamico Shirimpumu mugiye kumva muri aka kanya. Nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, ubumwe n'ubwiyunge n'icyerekezo abanyarwanda bahisemo kugira ngo bagere ku mahoro n'amajyambere arambye. Ibi bigashimangirwa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda. Nubwo kurwanya amacakubiri n'ivangura iryo ari ryo ryose no kwimakaza ubumwe n'ubwiyunge ari inshingano ya buri munyarwanda, haracyagaragara inzitizi zitandukanye zikoma mu gukora gahunda y'ubumwe n'ubwiyunge. Mu rwego rwo gutanga umusanzu wawo mu bumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda, umuryango Alerte International ubinyujije mu mushinga duhuze ugamije kwimakaza umuco w'amahoro, ubumwe n'ubwiyunge mu banyarwanda cyane cyane mu rubyiruko, wabateguriye ikinamico Shirimpumu. Muri iyi kinamico muriyumvira urugendo rw'ubumwe n'ubwiyunge rw'abatuye imisozi ya Bweramahoro n'Inyamitavu nuko bakomeza kugenda bakemura imbogamizi bahura nazo mu buzima bwabo bwa buri munsi. Duherukana mu gice cya 4 cy'ikinamico Shirimpumu aho Gatesi yakwepaga guhura na nyina Marigarita ari kumwe na Muhire. Ese Marigarita babonanye byagenda gute? Reka mbareke mukurikirane igice cya 5 cy'ikinamico Shirimpumu. Ejo bundi waje iwacu wazanwe no kuduhuza ngo tubumbire hamwe mu bumwe n'ubwiyunge. Karingani, Karame mama. ejo nzajya kurangura mu misi urabona ko yashize, uzamenya urugo mwana we. Yewe mama nawe si bisanzwe se mama, uziruke kunzanira indagara ndazikumbuye pe. Ariko aho nakuraga mu misi amaze iminsi yarabuze. Binsaba gutegereza imodoka iyazana. Nshobora kumara n'iminsi 2 ntaraza. Ubwo uzararaye. Umaze se kumenya ururimi rwabo ku buryo bazagucumbikira? Ndagerageza pe. Gusa aho umurasi nabura aho ndara. Mama, hari igihe uragenda ntarabyuka, uzahaha uronke. Urakoze cyane mwana wanjye. Ariko se mama, hari icyo nari nibagiwe kukubaza. Ariko sibazo by'umwana. Ngaho mbaza nta kibazo. None se mama, wa mugabo wambwiye ko aza amakuru ya papa, ntabwo yaba yarakubwiye igihugu aherereyemo cyangwa se ngo baraguhaye nimero za telefone tujye tuvugana? Hariya sinakubwiye ko mu kigo cyakira batahutse kibategurira gusubira mu buzima busanzwe. None se mama, icyo kigo giherereye ngo nge nzajye kumwibariza? Si ngombwa Karingani. Nkurikije igihe amazeyo ari hafi gutaha pe. Nava tuzajyana kumureba maze tumubaze neza. Aha. Ariko se ubundi mama, ni iki kibuza papa gutahuka? Ni iriya mitungo wanze ko twishyura hasize yangije muri jenoside cyangwa nawe yarishuka bubimpisha mama? Kandi wa mwana uzavugana kari murori. Ibyo se ninde wabigutumye kandi? Ariko mama, nawe jyungirira impu. Uzikuyobora abandi bana muri karabu duhuze. Nawe ubwawe ufite ipfunwe. Ahubwo nge nibaza nk'ubu papa atahutse kandi bazi ko yapfuye. Abantu babyakira bate? Yewe, ugira ngo ntiyaba ari amahirwe yacu aramutse aje. Ariko se mama, warese tukishyura iriya mitungo y'abandi yasize yangije, nibura yazaza akaza atikandagira. Uzi ko ndebana na Muhire nkumva mfite ikimwaro. Nubwo wanyereka ko nta kibazo, ariko urumva kuri nge nticyabura. Ariko se ubundi Karingani, mbwira. Urundi rubyiruko uruyobora ute mudahuje ubwoko? Cyangwa baba bakuneka ngo bamenye ko se akiriho? Uramenye. Ariko mama yanjye, uracyagendera ku by'amoko kuko mama, ubu ubuzima tubayemo ntacyo bukwigisha. Reba nk'ubu witwa umupfakazi kandi papa kiriho. Izo zose ni ingaruka zivangura amoko. Uraje umpanure ko kirya ijyahana inyoni. Ubwo muranze nyine inkumbi zihunikanwe n'amasaka. Urashaka kuvuga iki mama? Ubwo iyo singenga bitekereza imwe batubwiye yo kwishyiga, igomba kukuvamo. Papa kazasanga ufite roho nzimituye mu mubiri muzima. Yewe, nabona kukubwira ari ukugosorera mu rucaca. Ni bimwe bavuga byo gutera icumu ku rutare pe. Oya mama, tugomba kuva ibuzimu tukajya ibuntu. Mama, ndumva n'ibitotsi bije. Ngaho ugenda uryame mwana wanjye. Nko Marigari, urumva ukuntu amafunguro rwose afite icyanga? Urateka mugore we? Ariko nawe nsotsa simbuka. Nateka neza narusha Flomina se. Umva kandi, ariko wabaye ute? Flomina se arenda ntekera n'umugore wanjye? Aha, nivugiraga ese ubundi ugira ngo iyo utandakaje sinteka neza. Ariko se Marigari, urenda umeshyira ngo ngende kurakaza uko ari ugufuha kwawe? Ubwo rero nzareke bagutware ngo ni ifuha ryanjye mama we. Bantu barasobanura na he? Buriya kuba njye gufasha Flomina imirimo ibyo byatuma uvuga ko azantwara? Erega ngomba kuziba icyuho namuteje. Aho ni mu numvira. Ibyo si byo navugaga.
n'ikiba cy'umugabo se kandi nacyo uzakize. ibyo se bije bite njye navuga kuzuba icyuho cyo kuba nyakamwe mu mirimo amutwerera amaboko yanjye. ese ko mba numva ufite impuhwe Foromina kandi utamwereka aho umugabo we yaguye ngo bamushyingure mu cyubahiro, ko werekanye abana ntiwerekane umugabo kandi ari wowe wohereje cya gitero kikamukuraho twari twamuhishe simbika, cyangwa warabyibagiwe wagiraga ngo usigarane umugore we. reka nkubwire uratangiye marigari ntangiritse kandi urashaka kuzara inkorera ubwo se kubona ko bazo mwabyaranye gahungu nuko njye simbikangwa n'igicucu kandi uwo mugore we inkubise ya yandi nkubwire ndakwiyamye nzavugisha ukuri aho bigeze ndi bukuvemo kandi uratangiye marigari. ntabwo mama rero nanga ko bavuga ibigoramye imihoro ikarakara. icyo ndi kubesha aho ngaho ni igiki? washakaga gutunga Foromina nawe uri no kubingaragariza. kumbaza se w'agahungu byakumarira iki se? kuba warafunzwe ntabwo bivuze ko wafunze abagabo bibwira amahoro bose. uvuze ngo iki marigari? icyo mvuze kitumvikana ni igiki? bahungu we ego mana yanjye genda uhagarare ku muharuro. umugabo utambutse wese umubaze ngo ni wowe wabyaranye na Marigarita, numubona ugaruke cyangwa ujye kumurega mu burane nawe aremera icyaha asaba imbabazi nk'uko wazisabye. Hasoni ndakwiyamye kandi ntumvugishe menshi. Marega urumva igihe wahereye n'icyo se kandi uzatuma kamera izamuka mwesore wa mugore. izazamuke sibika izazamuke cyane muri rugo uzagenda uvuga buri gihe umwangisha umugore wawe Foromina ujya kumarika sundi wamburanye ikigwa gahungu sumuzanya mu byo twari turi kuganira byari biri. Marigari reka nkubise kabise taruvoma hafi wa mugore. ntabwo ngewe nzabivamo. uzashobora ujya gutunga uwo Foromina wawe mubane n'ubundi niwe wahisemo kuva wafungurwa. kanegera gushaka ubwatsi bw'amatungo da mwihorere naho ubundi cyangwa ibeshe unkoreho aho bigeze ibeshe noneho ibeshe unkoreho urebe ko ngo baragutambikana ugasubira iyo wari uri. reka negera kwishakira ubwatsi bw'amatungo mwihorere. ntushaka ugenda bukwirireho ko bavuga ibigoramye imihoro karakara nongera mbisubiremo. ntabwo nzemera uzashobora unsezerere nsubire iwacu. njye ntabwo nzemera gusangira n'uriya mugore. yewe urashaka urubiwe ariko se gate se igihe agendeye ntaraza nta niyo yabibisi nzabivamo. gate ntabwo nari nzi ko ujya wambara ikabutura. uzi ko nikubereye. mu mirimo umuntu aberwa n'ibyo ari gukora ntaberwa n'ibyo yambaye karingani. ese ugira ngo amaso ntareba byose? Karingani ko gatesi yakurangaje ukibagirwa kuduhereza icyondo ntabona kitadushiranye mwa katava mani turebe uko twabomba amatafari menshi. reka nkate vuba mani ntabwo namenye ko visi yazanye andi mazi. bwira abo bakwegereye baze babatwaye iki. si ubwo wampakiriye nanjye ushyizemo cyinshi. urabona iki gikarayi nagiterura ongera ugabanyeho. wamugani reka nshyireho gike da. nakuvunisha kandi wenda. ariko gate waretse guhereza icyondo ukaza tukijyanira ku mugezi abandi si basigara babikora. ako shafi agireka kuyikunda ubwo urabona twe tutamukeneye ngo tuganirize mani. muhire nawe urasetse ubwo sabo bose muri kumwe zaba. noneho murafushye nimungurire rero mitema abo nsigarana nawe. rata gate ntuzi kuri uwanjye reka twihamanire. Karingani have aho abambye ingwe mu mwanya wanjye. urashaka kuvuga iki muhire? aho najisha igisabo uramenye utatera ibuye kabisa. ariko muransetsa ye ubwo noneho mbaye igisabo. ese gate ubundi ugira ngo ntuteye nkacyo. yewe reka mbareke nigire kwivomera da. ubwo ndiye igisabo ntihagire untera ibuye rero. ntabwo rwose. nyabuneka reka tugabanye urwenya dukore. ndabona ubutaha tugarutse twabumba yuzuza inzu Fisi na mama we bakava mu busembere. rwose twaba dukoze igikorwa cy'intangarugero. numvise umuyobozi w'umudugudu avuga ko hari abandi baturage bemeye amabati. dukorane umurava nibuze ukwezi gutaha inzu bazabe bayirimo. nibyo rwose wenda Fisi yakongera akatwiyumvamo bikaba byazatuma agaruka no muri Karabu. oya zagaruka asa ntabwo yakwanga kugarukira. gwe nuko wabaye ye baba we ubwanwa bwarashokonkoye umusatsi wararabye ese naha nta saro zihaba. aha wa mugore wasita rwose urabona sari ntanga hazava heza ahubwo se
inyamitavu zirahari ko mperuka dukoresha imikasi n'inzembe. ariko rwe uzahera ishanga kugeza ryari uzi iterambere riri inyamitavu nibwera amahoro erega nanjye ndambiwe kwitwa umupfakazi kandi uriho niba ari uko bimeze niba mwarateye imbere da ariko si ubamaho ko wirengagiza ibyo uzi urabona ngarutse inyamitavu Floromina namukizwa n'iki n'imitungo ye nasahuye indi nka yangiza ahubwo uvuze iby'imitungo uranyibutse uzi ko Karinganire ariwe ukuriye Krebu duhuze y'urubyiruko y'ubumwe n'ubwiyunge. Krebu ni iki se? ni ihuriro ry'urubyiruko rwa Bweramahoro n'inyamitavu bishize hamwe mu rwego rwo kwimakaza ubumwe n'ubwiyunge ku misozi y'iwacu. Ushatse kuvuga ko n'abandi twahemukiye abana babo bahura n'abacu bagasenyera umugozi umwe? Barahura bagasabana iby'amoko Bweramahoro n'inyamitavu ntibikivugwa maze umuhungu wawe niwe ukuri iryo huriro. Ubwo se uwo mwana iyo bahagaze imbere avuga iki koko? Ndekundorererwe ahubwo yambwiye ko bafite ipfunwe n'imitungo ya Floromina tutari twishura kandi abari kumwe n'umuhungu we muhire muri iyo Krebu. Yego ndabyumva. Ariko se wavuye kwizima mugabo nkunda ugataha mu rwatubyaye koko. Wa mahoro we ariko se amakuru ya Simbikangwa. Uravuga Simbikangwa we Bweramahoro? Ndavuga uwo nguwo mushuti wanjye Simbikangwa. Araho yemeye uruhare yagize muri jenoside asaba imbabazi ubu yarangije igihano cye yasubiye mu buzima busanzwe maze yiyunze na Floromina gusa yasanze umugore we Margarita yarabyaye umwana ariko kuko yari yaragorowe ubu babanye neza nta kibazo umwana yamwiyanditseho. Ubwo se birashoboka? Bidashoboka se umunsi uzaza ugasanga nanjye mufite ntuzabyihanganira se rwe. Ndabizi ko utabikora mugore nkunda. Nta makuru ufite nuko utazi ukuntu abagabo birirwa bantesha umutwe ngo umugabo wanjye yarapfuye ngo nindeke bambe hafi niyo mpamvu nkubwira gutahuka nyine naho ubundi. Niko si wamaho ushatse kuvuga ko nawe waba nka Margarita? Oya da navugaga ko ndambiwe kwitwa umupfakazi nta kindi da. Ahubwo si wamaho nakwakirije amagambo nibagirwa ko dukumvuranye ubundi se uracyanyuka. Egera hino se ariko ntawibagirwa we da ese ubundi uraraherwe. mwiyumviye uburyo Simbikangwa yereza igice amakuru amwe akayagira ibanga gusa Margarita yiyemeje kuzamuvamo ese azabikora. Uwamahoro nawe yavuye ku izima ajya gusura umugabo we Rwema ubwo yatangiye kubaza aho uburiri buri biraza kurangira gute. Ntimuzacikwe n'igice cya 6 cy'ikinamico Shira Impumu. Ikinamico Shira Impumu itambuka kuri Radio Rwanda buri wa kane saa 12:45 mbere y'amakuru y'Ikinyarwanda.